umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimenywe nawe Yesu arakora n'umukozi w'umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimenywe nawe Yesu arakora n'umukozi w'umuhanga Yesu we arakora n'umukozi w'umuhanga Yesu ibyo ushaka byose Yesu ibyo ushaka byose Yesu arakora oh 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 Yesu arakora umugisha utanga uruzuye namubabaro wongeraho umugisha utanga uruzuye namibabaro wongeraho inyoni zarororotse mu kirere amafi yo mu nyanja yaragwiriye inyoni zarororotse mu kirere amafi yo mu nyanja yaragwiriye wibaza ko mbikunda kurusha umuntu bigatuma uza imbere ya nshuti zeye wibaza ko mbikunda kurusha umuntu bigatuma uza imbere ya nshuti zeye nzaguha umugisha we nzaguha umugisha kongera umugisha uhindura umugisha ibyo uzabireba nzaguha umugisha Dr. Sylvain nambabarire yigire hano hafi nubwo mutunguye ariko ibyo ngiye kuvuga mbivuge turi kumwe Imana ishimwe guhera ku itariki 23 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ushize nari ndi mu bitaro bya CHUB ibitaro bya kaminuza ya Butare nari ndwaye COVID-19 kuva kuri iyo tariki mu bantu batangaga ripoti ko barembye izina ryanjye ryari ririmo haleluya narwaye iyo COVID nyirwarana n'indi ndwara yica iyo umuntu yayirwaye iramwica ibyo ndi kuvuga muganga arabihamya haleluya narwaye indwara yitwa embolie pulmonaire kuvura kw'amaraso nabigwaranye na COVID amaraso yanjye yari yaravuze yo mu bihaha nabasha guhumeka namaze iminsi 8 kuri oxygene haleluya ndashimira Imana ko yanyijije COVID ndashimira Yesu ko akora yanyijije indwara yica na muganga wamvura agafatanyije n'uyu barambwiye ngo iyi ndwara iyo yaje iba yaje kwica umuntu ndashimira Yesu ko mu bantu iyo ndwara yica agiye witanyishe Yesu arakora Imana ishimwe haleluya ibyo avuze ni ukuri hari igihe twe nk'abaganga iyo tubonye umuntu tuvuga ngo uyu nguyu afite poor prognosis bishatse kuvuga ngo uyu nguyu nituzamukurayo hashimwe Imana rero yamuvanyeyo Imana ishimwe cyane